Nitwa Ndicunguye Alphane, nkaba ndi umunyeshuri wa Berasi Salon School mu bintu bijyanye n'ubwiza, make-up, hair dressing, pedicure na manicure, massage. Bugiye kumfasha gutera imbere nubaka n'igihugu cyambyaye, nzafasha n'abandi nzabasha kugeraho bose. Ufite akabox abandi badafite akabox? Ibi ni ibihembo by'umunyeshuri waritwaye neza kurusha abandi muri byose, yaba mu myitwarire, mu kwiga neza, yes. Hari ikintu wabwira nk'urundi rubyiruko ruri hano hanze rutajya ruza kwiga ibintu bijyanye n'imyuga n'iki? Icyo nababwira ni ukujijuka nyine, bagakura amaboko mu mifuka nyine, bagakora nabo bakayoboka ishuri uko bishoboye. Berasi Salon School ni ishuri ry'umwuga w'iby'ubwiza. Iby'ubwiza ni ukuvuga by'imisatsi, byo ku ruhu, by'inzara, by'ubwiza byose kuva ku musatsi kugera ku ino ry'ikirenge. Yatangiye ryari? Berasi Salon School yatangiye hashize imyaka 12. Uyu munsi event y'uyu munsi igikorwa cyabaye ni ikihe? Uyu munsi abanyeshuri b'icyiciro cya 9 bakoze graduation. Abanyeshuri bangana iki? Abanyeshuri 74, bakaba ariko mu byiciro bitatu hagiye haba impamvu ituma twabashyize hamwe tubakombina hamwe bose kugira ngo wenda rimwe sinabaga hari igihe cyo kuzibaha, nuko twabigenje. Hari n'ibyiciro bibiri. Nanjye uko mubona ndi umunyeshuri wishimiye gusoza kwiga iby'ubwiza muri Berasi Salon School. Murabona turi benshi, turimo poromosiyo zitandukanye, hari abanzi, hari n'abatazi. Abanzi nabo twiganye twashoreje rimwe mu mwaka ushize 2023. Nakazana rero nshimira raporo umuyobozi wa Berasi kuba yaragize iyo inisiyative hafi mu mujyi, akadushyirira ishuri ryiza. Nk'uko mubona twese turi aha turasa neza, dufite ubwiza nk'ababyize. N'uwo waba warabyize akaba atarimo abikora, ariko nzi neza ko ntabwo twigaga gusuka, gusokoza, gukora inzara, defiriza, massage. Umunyeshuri mwarimu wacu yatwigishaga n'uko dukwiye kwitwara mu buzima busanzwe, cyane ko twahuriraga dutandukanyije imico n'ubumenyi ndetse n'imyaka. Nabasaba rero n'abatiganye turabizi ko teacher wacu Antoinette yakwegereje gukora tumushinga, kuko dufite byinshi twamwigiyeho yegereje tumushinga. Muhammad dushima cyane, niwe twabonaga kenshi, urumvikana niwe mwarimu, niwe waduhagize indangagaciro. Barabizi twahuriraga hari abatazi ko muri sosiyete hari abantu bafite n'ibyo tutangomera imipfura, ariko tugataha twese twishimye kandi nta bangamiye undi. Ndahamya neza rero ko n'utari kubikora si uko atabizi, ahubwo ni igihe tuba tutaragera. Murabizi abantu hanze aho ntabwo benshi dukora ibyo twize. Hari ugera hanze yasanga umuvandimwe we ashinze teori akaba yicayemo, ariko avuga ati umuntu afite ubumenyi bwazagirira umumaro mu gihugu ndetse no hanze yabo. Murabizi neza ko hari n'abo twiganye batumvaga Ikinyarwanda. Abo nabo nubwo babaga bashimishijwe no kumva ko ishuri riteye imbere ribasha kubafasha kwiga mu ndimi bumva kandi ubumenyi ndabizi ko babishoboye. Eliza arasamye, bumvishaga ko bahari batari kumva Ikinyarwanda twigana. Barahari batari kucyumva, ariko twageragezaga gufatikanya ndetse n'ishuri mu rurimi rw'Icyongereza ndetse n'igifaransa nabo bakabasha kwiga. Rero numva ko ishuri ryacu ryo gushima
cyateye imbere kirimo guhana seritifika n'abanyamahanga. Umwanya rero bari bampaye ni uwo gutanga ubuhamya ku buryo n'aba nariteje imbere mu bijyanye n'ibyo nize by'ubwiza. Yego, ndi mu bageze hanze gashinga salo, cyane ko icyo gitekerezo nari nakigize mbona ko kujya gukora salo nta bumenyi mfite bidashoboka. Haguruka rero ndi umubyeyi njya kwiga kandi nsanzwe mfite ubundi bumenyi, ariko ndavuga niba nshaka gukora salo ntabwo najya gukora salo ntafite ubumenyi. Ejo umukoperi yanyiba yambeshya yapfunyikira umukiriya kuko iyo utari tuvuga gukoresha simenye ibyo turi kumukorera. Birumvikana tuba twize ibintu byinshi, ntabwo byose twabikora. Iyo ugeze hanze rero uhitamo icyo wakundaga cyangwa icyo wumvaga cyane akaba ari cyo ushyira mu bikorwa. Twize gusuka, ntabwo wagera hanze ngo usuke ukore inzara, ukore massage, ukore make-up, ntabwo ibyo byose wabikora icyaha. Uhitamo kimwe wumva wakundaga, wumvaga cyane cyangwa ubona ubasha gushyira mu bikorwa akaba ari cyo ujyaho. Rero turimo abamanajya, dufite amasaro yacu, turimo abakozi turakorera abandi, turimo n'abakibitse ubwo bumenyi batarabasha kubushyira mu bikorwa ku mpamvu z'uko yenda bageze hanze ibyo babasha kuba bakora, ariko turishimye cyane, dufite ubumenyi kandi murabona turateye turasobanutse. Murakoze. Urubyiruko ruri hano baje kubasuhuza, ari namwe avedete uyu munsi, abantu nyine bakomeye uyu munsi baje kubasuhuza mbashimira, mbabwira ko muteye bisa neza kandi bidushimishije. Nongera gushimira ababyeyi banyu, inshuti zanyu, abavandimwe babaherekeje, bishimye bibashimishije ko mugiye kubereka akamaro ko babafashije. Nkaba nshimira abantu ahangaha muri iyi nzu batwakiriye, turabona bakoze uko bashoboye kugira ngo tunezerwe, nabo ndabashimira. Abandi bishimiye na Berasi Santé School, ndabizi ko ni ishuri ariko dufite n'amasaro mafi. Ndashimira n'abagenzi banjye dukorana, abakozi banjye cyangwa se abo dufatanyije baje hano nabo bakereye kugira ngo ibintu byacu bigende neza. Ndashimira inshuti n'abatumirwa twari twatumiwe, harimo bamwe bataragera hano, abahageze baba ari abafatanyabikorwa dukorana, ari inshuti, ari abantera inkunga, abashima ibyo nkora nabo ndabashimira. Hanyuma rero uyu munsi tugiye gutangira igikorwa cyo kubaha impamyabushobozi zayo, akaba ari nacyo cyaduteranirije aha nyirizina. Kuba tugiye kubaha icyo nakita igipapuro ariko kiremereye. Icyo gipapuro kiremereye tugiye kubaha mugifate nk'uburemere, mwumve ko hari nk'ibiro byinshi, mugende mugifate neza, mukibike ahantu hameze neza, kuko umunsi umwe wenda bamwe muri mwe mwatangiye gukora bazakibabaza, abandi mutaratangira kucyerekana mukibike neza, umunsi umwe kizabagora. Ntimurebe ngo ntawe usuzugura icyo umuntu akora akibaza ko ibyo wize mwamvise mubikunze, kuko nanjye ibyo nkora ndabikunda, kubera mbikunda ndabikora neza. Ubu muri icyiciro cya 9 urumva hari benshi bagiye bashaka imbere yanyu, ni ukuvuga narabyiyemeje, nawe ufatanya twarabyiyemeje kubaha icyo gikorwa, kubigisha ibintu by'ubwiza. Ni ibintu byiza, ni umwuga mwiza, ni umwuga ufite future, ndabibabwiye kandi nawe mumaze kubibona. Natangiye intambwe icyo gikorwa cyo kwigisha nta bihari kure. Nshobora kuvuga ko n'umwe mu ba mbere baratangiye, nkanabyumvisha guverinoma ko ari umwuga
ushobora gushyira urubyiruko mu kazi. None rero tugiye kubahamagara umwe ku wundi tubaha izo mpamyabumenyi zanyu. Turishimye, tuzi ko bimeze neza rwose. Hagize impamvu ibaho kuba harimo wenda narabivuga, harimo umwe ufite izina banditse nabi ariko arayihabwa, hanyuma nyuma yaho akurikira tuzayikosoza. Muzi ko iyi mpamyabumenyi ntabwo yibaha gusa, yego ndayibaha ko mba narabigishije, emeza ko n'ibyo nabahaye mubishoboye, bikagenzurwa bigakurikizwa, ariko hari na nesa ishyiraho amashe yayo. Ubwo rero biba bivuga ko mwemewe muri mu murimo umwuga muri wemewe na Minisiteri y'Umurimo. Ndabashimiye rero, bashimiye ukuntu mwaje musa neza, bashimiye ukuntu mwaherekejwe neza, n'ibikurikira turi kumwe kandi biragenda neza, ndabizizeye. Murakoze. Akurikiyeho Nsengiyumfasha. Nsengiyumfasha. Nyambwira Jean Paul nawe yabitegura. Nyambwira Jean Paul. Nyambwira Jean Paul amaze amezi 6. Akurikiyeho Itanishatse Irene. Itanishatse Irene n'ukurikiyeho akurikiyeho Kamahoro Josephine. Kayigire Odette.